Yaje yamubwira Petit Eliyawe genda ukageze tazagira probleme y'amazi niba kujanye kwa muganga bagasanga n'amazi kurya ubu ni masegonde yo kugenda ukagenda muri yandi bivuga ngo waheri
Nushaka nurangiriza ubutumwa bwarangiye. Eliya yamugabirira. Barangiza amubwira ngo zamuka. Yabindi ko mutabasha kumusoma. Reka mbabwire murekuko kuri hano mubwisha. Nimureke dukora ibyiza. Iki gitaramo ni ibyiza. Guhimbaza kwawe ni ibyiza. Gutanga amaturo ni ibyiza. Icyacu ni ibyiza. Gufasha kurusha ni ibyiza. Abakene ni ibyiza. Gukora mu rukundo ni ibyiza. Eri ubusiza umuzamu basomye amagambo Petero, Yohana na Yakobo nimwumvisha abantu bikomeye ngo bashima kuko ari inkingi ntibahawe izina washima bakakwita ko inkingi ya Shilo utasha gukora ibikorwa. Nimwumvire igitabo bari bafite bitandukanye. Umuntu wese amenya serivisi, umuntu wese amenya agomba gukora. Petero yarashinzwe gukora amayitaje kandi ngo yitwaga mu muhanuzi wo kwizera. Ngo bagera mu bintu bijanye n'ibyifuzo umugabo witwa Petero bakamata. Nicyo cyatumye Ananiya na Safira bashaka kurimana ngo yabarasomera muri presi. Arababwira ngo mwuka w'Imana akarambira bakuriya. Ngo bashaka gucisha hirya. Arababwira ngo gisiga mugiye gupfa. Nibo bantu ba mbere umugore n'umugabo bapfuye mu gitondo umwe barahama. Kandi niyo bashingiwe n'abantu bafite umurongo abarasa. Yakobo anaitwa nabii wa matumaini. Ni mgeni. Icyo yarashinzwe inabaranisi ngo akora icyo gikorwa abantu b'i Yerusalemu baranezerwa zo gukora ikintu abantu bari mu Bugande banezerwa ikaze mushanyire yakana akabanza dr yakana Imana imugire neza kandi bishitamo nawe Yohana walikuwa naitwa nabii wa upendo. Icyo yarashinzwe ni ukuganiriza ubwami bw'Imana no kuyategeka mu rugendo. Ibishinzwe uko udacunga. Biri ijambo ry'Imana uwitwa Pawulo wakiri Sawuli bamaze guhura n'ijuru mu byakozwe n'intumwa ngo bakubitanye n'abagabo ngo bakorera ibintu by'icyambere ngo bakora serivisi yo kwiyemeza. Ijambo rya kabiri barabwira ngo twebwe twasigara mu bato ariko mwebwe mugende mu banyamahanga. Ariko ngo bakoresha igikorwa cyo gusezerana neza baravuga ngo muse amagambo tugomba kubabwira n'ubwo mumanutse mu banyamahanga ntimukibagirwa abakene ntimukibagirwa n'imfisha. Narangije umuheze gafite Petero yavuze ngo ninde uzabana nani mugenda wakata nani mukora Shemas Kirita Nungre Masisi Mungis iyo abantu babagenda agabu baba kugetse ndangiriza aho ngaho kera kumvise nimusamurire abakora ibyiza badashobora Imana nizabahe nimwakirisha ngo nyina bariki lazima tuheshimu wedata ni wakasubiriza kazi wako yarandisha niryo jambo muri tano